akaji karyoshye. Mana ibintu ngiye gushyiramo nuko nyine atari ngiye byateguriwe, nakabaye mbanza nkumva nuko kameze, nuko kahita kananguranye. Ndaho nako se umeze ute? Nje ndaho Nako zikora bimaze igihe nanjye nakubona. ariko kushamaze iminsi ibintu mu bintu by'akazi niyo mpamvu ndaheruka kumbona. Reka ako nawe ni muri kino gihe tugeze mu gihe cy'itumba byo birumvikana. Nako se muri mu buzima busanzwe wowe umeze ute? Ndaho pe Cange reka muntu wima nge cyarancanze kutese ubu uzi ukuntu umeze umutima wanjye ntabwo utuje kubera iki ikibazo cy'amadeni cyenda kunyica amadeni yonyine none bazagutereza bantereza ako se ubwo ko ninje kugusura kugira ngo nyine mbigutekereze ndebe ko wagira icyo umfashamo kugira ngo ndebe ko nakwigobotora ubu nafashe amadeni mu kintu cyitwa amatsinda mu mashyirahamwe ubu naragujije ewe reka sinakubeshya ariko menya bazanantereza koko wanamugani wawe ukaba wagira ngo nkugurize se ungonewe shanyira habima ubu se nakuguriza amafaranga yo kwishyura ayo madeni yose nayabona ariko ivo ubwo nibura ukangabanyirizaho na dukeya nibura nkareba ukuntu naba mbeshya uzi ko ucakeje njye nkaguha amafaranga yo kwishyura amadeni yose ufite nayakura he ese mana kuko ubu ngubu uyu mugore unambaza amafaranga nakuye mu kibina nzabigenza gute kuri wa mugore nayagurije yambwiye ko nayakuramo nawe azayanyishyura akaba yarayakuyemo ntayame ubu nzabigenza gute koko mana sinzi mbehoziya nawe Karame mugabo mwiza. enda hano ye Ndakwitabye. se mugore Hoziyana nkunda ako gafiriti utetse n'ikaye katunganya ko numva mu gifu biri kugenda bimeze nabi Hari hafi ariko nubwo uvuga iby'inzara hari hasigaye ikiba kimwe cyonyine cy'ibirayi. akivo ntabwo ngize ngo wenda mbe yose ariko nibura ukamuhunga icya kabiri ese ko ntari amadeni mfite nagushakira nka dukeya nzagushakira dukeya nta kibazo njye nta madeni nzi ubwo nawe nta deni icyo ugira na rimwe ngira ideni uko nyirahabima ntagira amadeni biturutse kuki singira amadeni singira amadeni reka hano njyewe yenda kunyica nawe nkwiyurikiye kugira ngo ayo madeni yose wayafashe ugira ibiki ikibazo cy'abanyeshuri guhaha ukuri ubukene buba buriho mwese kugira ngo babinyoroheye yego mwana wavuze amadeni yo guhaha ariko ahanini ikibazo cyo kugira ngo nangire umunyeshuri ku ishuri ubu nkagenda nguza reka sinako ngiye kubona imano byabaye umurundi kandi ubwo ni kuba nanjye akanyungu reka mama ariko ubwo ayo mafaranga angana iki nzagushakira 2020 kamaye nka data Ibyo kurya byashize mu nzu ahubwo kuri ya mafaranga avanye mu kibina wagize ugahaha ibyo kurya byose byashize. se 20 bifo ni 2020 yo nakibonera ako se basi ngwanye ukama nibura nka 50 50 oya nyirahabima nzaguhira 2020 nayo 20 nzakubonera njye nta madeni nzi. Umwana ku ishuri yahamagaye avuga ko akeneye n'ibikoresho by'ishuri kandi ngo n'amafaranga nayo arakenewe. ubundi rero iby'ibiryo madamu nkunda iby'iryo nibo barabiteye uba warambwiye mbere y'igihe ubona bigiye gushira amafaranga narajyana kuri konti ubu ngaho amafaranga narabikije birasa kujya kuyabikuza ariko niba waratinda ntabwo waba wagategereje ko ibiryo bishira mu nzu rero umwana we ndaje bitegure vuba njye kuyazana kuri konti amafaranga dushyira umwana ku ishuri batazamwirukana amafaranga arahari amafaranga rwose arahari koko amafaranga arahari ntugire ikibazo urazi se nta kibazo wenda ndazakuza nshakishe ayo ushaka yose arahari ndayaguha rwose n'umwana turamwishyura nta kibazo gihari n'ibiryo biraboneka birumvikanye rwose nta kibazo gihari
utuze, ibiryo mu mwanya biba bihageze, umuceri, kawunga, ibirayi, buto, icyo ushaka cyose cyaba kihageze rwose, amafaranga arahari. ariko nawe rero nawe ibintu gukora ntabwo ari byo byakabaye byararangiye kare. Ibintu byo gukomeza ubyirengagiza uzajya utegereza ko ngiye kubwira ko ibyo kurya byashize. None se njyewe ko nateka naba nzi ko najya ngera ibiryo, naba nzi ibiryo byasigaye, kare ukwiye kubimbwira hakiri kare ibiryo byenda gushira nkazana ibindi. Hari ikindi kibazo kiba gihari? Mugabo mwiza umbabarire, ntabwo ibi bintu byo kurangara bizongera kubaho, ariko wihangane ugerageze birare bihageze, kuko biraye bitahageze nta kundi kuntu cyo twabigenza. Madamu we rwose ntugire ikibazo, amafaranga arahari aruzuye rwose, icyo ari cyo cyose, ikintu cyose ushaka cyose kirahari, ntugire ikibazo, utuze. Ndabyizeye ubwo bimbwiye ugerageza, ariko oya si ukugerageza, amafaranga arahari rwose. nta kibazo. Ndaje nikoze kuri banki ngende nyazane rwose, icyo ushaka cyose urakigeraho. Nta kibazo rwose, ibyo nabyumvishije. Reka ngire nsubire mu gikoni njye kureba ko hari icyo nakora. Gira vuba, ndashaka no Nikora neza kugenda hakiri rwose, kare. ndashaka kugenda kabisa. Ngiye kumbaza byari ikibazo, reka mpaguruke ngende njye kureba uriya mugore, ndeka kugomeza nibeshyera umugore wanjye nishakiye ngo amafaranga arahari kandi ntayo, kangende njye kwishyuza uriya mugore, ariko arayama ku buryo wenda nzakomeza gushakira ariko ejo nzaza kuyareba. yewe komera vuba. naho neza neza siva umeze ko wabuze Sharagari cyane. narinje Faziyana saraho. araho rwose, arakomeye, arambwira ngo mutashye. Ameze neza. ameze neza, ariko nyine narinje. Nyine ndahabona. Gado hari ikibazo, hari gahunda dufitanye. Wowe twazabona neza. narinje hoya, narinje ni ukuri. Wari uje kudusura se? Oya narinje icara nkubwire icyari kinzanye. Uzi ikintu narinje kukubwira se? Nagira ngo ndebere ya mafaranga, urugo bimeze nabi rwose, ya mafaranga yanjye ndahakeneye. Amafaranga nakugurije igihe wamaye cyarenzeho iminsi 3 rwose nenze kuyarya. Jese mu amafaranga.